aha kabiri ni ugusoma ijambo. Soma neno, gusoma ijambo. Iki nicyo kibazo dufite cy'abakristo cyo kudakura mu mwuka, bakibaza ngo ese ko nzasenga, bandureke ibyo gusenga, bireke bandujane ijambo kumva, baze wumva icyo ijambo ry'Imana rivuga, urishyire mu bikorwa. Nurangiza soma neno, soma neno. Akwati muzi ibintu muza musoma ku mabiro, amabiro akaze mufite, muzi ibintu muza musoma, muzi ibipapuro muza musoma, mugasoma ngo niho muje gutanga raporo neza. Uzi mituzi mu mutwe wawe, iriya mituzi wogira ibipande bingana ibyanditswe bingana kuriya, hari umuntu wo guhagarara imbere. Muzi document mu ndazafiyete, muzi za computer mufite, muza muzinduka musoma, mugasoma. Soma neno. Nimba mushaka gukura mu ijambo, nimusome ijambo. Haruzi umenya inyama ko ziryosha atarazirya. Twigeze kuba ku ishuri mu Kalemi, umugabo umwe arambwira arafite imyaka 50, twe twatugifite nk'imyaka 30 aravuga ngo kuva avutse ngo mu nda ya nyina ngo ntararya inyama y'inka, ngo azabona inka gusa. None umunsi umwe nageze nje kuzana ahantu babaga inka, aramwira ati mudaherana wagiye ukazanga ku nyama y'inka, nkumva burya izime imyaka 50 atararya nakangana bari. Munsi nzizana ariko yaranezerewe, yari kwabyina kwabonye inyama. Takiza kuryohera uta, sema amen, sema haleluya. Gusoma hariho abantu bamwe bari mu gusoma WhatsApp gutya akaza amaseka n'umunezero. Uko ni amakuru baba bavuga yenani yo muri news, akamaseka. Hariho abantu botokwira abantu bisinije kuzokurwa adakubisijisha kuri WhatsApp. Karisara abanyakazi wenda akazi kabafunze hariya nibo bazaba bagira wenda umwandikira bigatinda ko abisoma kubera ko, ariko nawe nyine arashobora kudasoma bijya wanditse, ariko afite ibindi byiwe bimureba bituma nanje nyine niko nzamera. Hazabiyo ngo bitakumazo nkavuga ngo aya reka banareka ibi ntacyo mbisomera, nareka mbane nsome ibingibi, niko bizabimera. Muzi ibintu tuzadusoma. Uzi uburyo uzuja kuri Instagram ukaja kuri Facebook, abantu bose bo kuri Facebook babaye mu mutwe wawe, ni bari umuna bawe, ni bene so, ngo afite inshuti 40 ngo zo kuri Facebook. Nubu kunguko ari w'abantu bagira hano ndagira ngo nikasawa protocol. Arico kintu muzoza muvijira, muza mureba umuntu wiyunamisha kuri telefone, icyo cyo nkibahereye uburenganzira. Uwo muzokora ngo nareka kabavuga, muzombwira nzabereka akantu nzokora. Umuntu muzokoraho hareba WhatsApp, yereba WhatsApp, kandi maze kubona abantu bamwe bazabiyunamisha nk'abaye basenga. Soma neno niba ushaka gukura mu mwuka, niba ushaka kwaguka, sema haleluya. Soma ijambo ry'Imana, soma amakuru yo mu ijuru, soma amakuru ya Yesu Kristo, soma imirimo ya Yesu Kristo, soma uburyo Yesu yaducunguye, soma imbaraga za Yesu Kristo, soma uburyo tuzaja mu ijuru, soma nibyo tuzahembwa. Sema amen. Umutima wawe mwuka wera azaguma gakuru. Nta muntu ushobora gupfa azi gusoma, tawe. Iyo wavuze ngo hari ya danger nakaga kubera kumenya gusoma, nti wohakora. Wo kwegamira igiti bavuze ngo hariho akaga kubera kutamenya gusoma, ukahumira ukahagagarira. Bibiliya ngawe soma ibyanditswe, iba ngusoma. Ibyakozwe n'intumwa ibice 8:28 ihuta gira nzoje kuca 3
ariko mbanze nsome ibi. Gusoma ijambo, nyaboneka gerageza uko bukeye usome verse imwe gusa, umurongo umwe gusa. Ninjoro usoma undi murongo umwe gusa, nibuce usoma umurongo umwe gusa. Nurangiza ubigire la sema haleluya. Bigire ingeso, bigire akamenyero, reka bibe mu buzima, bikubuza amahoro. Soma icyanditswe. Ariko twigire ubusa. Abamama batagize umugisha ngo bige, hanyuma twige turangiza amalisansi bibiri izi ruhita umwuka umwotsi, none ngo urakura mu mwuka. Uzi message baza bakoherereza bako wo kwiribonye nka message nkazinga 10 gusa, wo kwiribonye message nka 10 cyangwa nka 80 zose muzamuzisubiza. Ndababajije muzamuzisubiza, mwansubije zari kiriho, hari kibazo. Mureka mbaze hano kuva bukeye kugeza ubu timurareba kuri WhatsApp, hari umuntu utarayirebaho? Oya, mvaje abakobwa namwe abahungu, hari umuntu wabyutse kugeza ubu nyine atarakwita akajisho kuri WhatsApp? Mwarebyeho imfura zana ntiko bimeze, barebyeho mburiya wacu karavuga ngo barebyeho. Ako ndayishimiye nawe niwe wa mbere ngo barebyeho, ni ngaho batasomye. Gusoma niba ushaka ko umwuka wera kura muri wewe, n'ibintu bitoya uzi usoma icya apana verse zibiri zihorere, verse zibiri zo kurusha. Cyangwa nanjye mfe kwigora, abantu babona batabishoboye mbampe nimero bavuge bati mushumba ibintu byo kuzadusha muri Bibiliya bizoza bitugora, zutwoherereza icanditswe, mumpe nimero hano nimuje gutaha, mumpe nimero zanyu ziya register, nzoza mbaha icanditswe ko bukeye, mbaha icanditswe nimugoroba. Ariko nanjye mpakikishe ko nkibahaye mugiye kugisoma. Umuntu ubona ko Bibiliya isimugora azane nimero ze nzandike, nimara nzoza ngo icyanditswe mu gitondo kiguhe nimugoroba. Icyo ndacemeye naje ndarwana nyine, nubwo bigoye ariko nzoza ndwana nabyo. Apostle we ndiyabishoboye, ijambo ry'umunsi si ry'umunsi iminsi yose, naje ndarwana naryo, nzoza ndibaha kugira ngo mugire gute mukure mu mwuka. Nta bindi ibiryo by'umwuka sisitire si bigezweho, ngo niba amashati yasohotse ngo uyambare, ngo yasohoka inkweto uyambare, niba yasohoka udupantaro tugize gutya ngo ukagure, hanyuma uje muri saro umusatsi banze bamanure hano, ubundi bagugere gutya, undi umere gutya. Niba bavuga ngo shoshete ntizirambirwa, nawe ntuyambare. Ukoza uzuzura umwuka wera, kurakura se mu mwuka ni style, kurajana n'ibihe bya style ariko nta by'umwuka birimo. Soma neno. Neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu ni tamu sana. Jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza, jambo ry'Imana ryiza ni ryiza cyane. Ariko mu Kiswahili niho heza. Neno la Mungu ni tamu. Neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, kurinda bana hazabi umuntu iyo wasomye neza, hari ahantu uzugera wasoma ukamuse kuri wenyine, akabantu bataza hazabi iyo nsoma kamaseka kaza ntumva nyine no utambira ijambo ry'Imana umunezero wani yise iri jambo ryabagaho. Kurya rero sinyewe n'umwuka. Haleluya, umwuka bayanezerewe akakira, yarangiza gatamba akamera ngakurya kumwana wawe usimba mu nda, kandi uzubikora utabishaka, ukabikora utazi iyo bivuye, kandi ukabikora ndasoni kubera ko umwuka bayanezerewe. Uzoreba umwana wo hasi, uzamushira uruhande n'ushonje, uzorebe ko bazokina kimwe, uyazoza asinzira ushonje, uhaza azaseka.
ushonje azasinzira zabira uteze mu y'umwana niki bati niyo yonyine mugize kuri akandi kahagaze takana karahaza nishiki kibazo dufite twaririmba tusetse twandikana turise ukabura byose twaranye Imana twatera haleluya ukamera nk'igiti kandi uri mu rusengero hakweme abantu botera zige nariko ndebaga mbari yambaye ndeba za haleluya zose bateye hano bakazitera umuntu umwe akamacucuka gutya kandi wari kubona uburyo wari kuzitera pi igiti cumi pana kibisi Yesu asifiwe. Ikibazo iyo mutajanye n'abantu mu mwuka badabasigara iyo wanezerewe ukanezerwa abandi batanezerewe nico kibazo kibaho muri gisi y'abazima ingorane nubona ugendanye n'umuntu mutari kuri level yo kunezerwa uzi kwazika shino rwambaririmbisha njewe kabaririmbisha kese mwamugiye kurya inani kwiruka mwamara mugasigara muhamugira ute ko twagira gatarasisi ariko umuntu watwigishe gusenga tarasisi muzehe yamumenye tarasisi twari twaramwize yageza ubonye gusagize gutya kera twese twama tugenda gutya attack tukamenya ko turi muri attack kandi twageze tumenya ikintu kigiye gukorwa bijanye na position afite tukamenya ngo ahangaha tugiye gukora gatendo naho mwebwe amana we sema amen haleluya sema haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe haleluya sema tena amen haleluya tongere haleluya haleluya niba ushaka gukura ikibanza umukaza kuriramo n'ugusoma ijambo kumva reka dusome nk'ibyanditswe nka bibiri gusa ibyakozwe n'intumwa da 8:28 ihute ugere kuri 31 byakozwe n'intumwa 8:28 harimo yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya umwuka abwira Filipo ati murebe namwe ngo yasoma igitabo cy'umwuka wera asoma iby'Imana ngo umwuka wera yamabwira Filipo ati genda sanga ririya gari ujane naryo ndi imbere y'Imana nubona wicariye Bibiliya uri kurasoma ijambo ry'Imana nushake uzobuta usenga Imana izabwira Filipo ngo genda biri haya soma ndahaya byumva genda umusanga izagusanga asoma makuru yo muri Ukraine ngo Ukraine ngo indege zarashe nimba zariko zirashike ntumbaze hariko simvuze ngo nayo ndituyamenye tugomba kuyamenya hariko reka kuyatindaho imisi yose none ni Ukraine nimugoroba ni Ukraine hirya y'ejo ni Ukraine aho ejo mu gitondo muri noro aho uje muri Kenya Tanzania wabaye umunyamakuru wabo se ariko hambaye ngo asobanura neza nuko gusa hatagize nk'uburemere soma ariko ujane naryo Filipo arirukanka yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya aramubaza ati ibyo usoma ibyo ibyo usoma urabyumva yewe uri kurabisoma kurabyumva Imana ndizigera igusobanurira ibyo utarasoma ibyo uzosoma ndubyumve umwuka wera Imana sema haleluya Imana yiteguye kuzana ubigusobanurira Imana irahari umwuka wera arahari ariko wayibisoma ntabwo Imana izagusobanurira ibyo utahosoma niko wayisoma uzasobanukirwa n'ibyo wayisoma intambara yo muri Ukraine uzayimenya yose uko igenda abakinyi bose equipe nani se ni yihe hari gukina ku isi yose ni Coupe du Monde uko ariho abantu bazi igihe izabera murahari kera ntibarabitegura njye sinumenya ayo makuru bomfunga kandi bamara kumfunga
bakamanika isuka kuzageza igihe izabonera, kandi isuka ntiyobora. Sinuru wamenya amakuru y'umupira ngo aho bigeze nahangaha ngo menye ngo iyi ekipe ngo niyo ya mbere kunana, ariko gananje ko ndi inyuma iyi Real ye uriya wacu hari aho yansise, numvise ko yanze ngo Real yatwaye igikombe ikijana he ariko abantu bazahemberwa ibyo bakurikiranye kweli. Imana izoguhemba ibyo wakurikiranye. Ese Real na Madrid nta yindi yitwa Madrid ni yihana Madrid ni umuntu ni ekipe imwe Real na Madrid ni ako ndi inyuma ye ndi inyuma nasigaye inyuma ningabari soma neno. Haleluya, haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ibyo biradufasha kwagura ubwenge no kumenya amakuru no kumenya isa yigeze n'uburyo isi yayigenda. Si bibi ntimugire ngo nabivuze ngo nibi, oya, ni byiza kumenya ayo makuru ukayamenya ukayasetinga mu mutwe, n'undi yakubaza akakubaza nyine, si bibi. Ariko tibiza bikuza umwuka, ibiza bikuza umwuka ni ijambo ry'Imana. Soma ijambo. Ese birumvikanye? Soma ijambo. mirongo itatu na rimwe. Soma 34 31 hasoma. Undi ati nabasha nte ntabonye ubinsobanurira. Soma 34 34 aravuga ngo iyo nkoni baza Filipo iti ndakwinginga mbwira ayo magambo umuhanuzi yavuze kuri nde. Iyo nkoni ngwiravuga ati se ko ndabimenye nabisomye. Imana washimwa. Iyo wasomye ijambo ry'Imana neza ugashaka kurimenya, Mwuka Wera bahaye akuraza gusobanurira. Amen. Sema amen. Hallelujah. Mwuka aza gutera ibisobanuro akakubwira ngo iki nshatse kuvuga niki. Kubera iki? Wagize amatsiko yo kumenya. Baravuga ngo kubaza gutera kugira gute kumenya. Ngo abaza Filipo ate se nyaboneka ibi bintu bisobanurike. Tugira abantu bataza abana batobaza n'ikintu niki na kimwe wabajije ni ese uri mu kubaza. Natangiye gusoma Bibiliya mfite imyaka 17 nari maze kugira inyota bene igera hangaha yo gusoma ijambo ry'Imana, kandi nageze nigeramo kamasa ninkigeze ku muvuri abatara mwebwe mutuhiye inka ntimwobimenya. Inka iyi nka yahurumbye igahurumba uzujana umunyu gusukazo zikaza zikwiruka inyuma gusa kandi uzuruvuga zikaza zigenda gutya gusa wiruka zikiruka. Iyo ugeze ku muvuri washira zizazama cyangwa inka yanyotewe amazi n'inyota yikufite. Mu gitondo niho narakonsenga mbwira Imana abantu bose baza kuri Facebook bakaza kuri WhatsApp uzobatera isesemi nibazo zabareba telefone niko narakonsenga nibazo zabayireba bama bagira gasesemi bashe nko kuruka. Mu gitondo ukuzi ntebe zose nazizengurutsemo arico mpaye nsenga. Iryo senga jeze kuraga ngo ryo bari gifata abantu biki gihe. Mama we mama soma ko ya WhatsApp we mu gitondo nirukanye umuyaga iyo hewa mu izina rya Yesu Kristo ndi ndebe ko twogira. Reka dusome ikindi cyanditswe kimwe basi. Gusoma ubishire mu mwete. Timotheo wa mbere, urwandiko rwa Timotheo wa mbere ibice 4:13 ubishire mu mwete gusoma. Kane n'umurongo wa 13 uburyo Paulo yabwiye Timotheo aravuga ngo kugeza aho nzazira ujugira umwete wo gusoma no guhugura. Kugeza aho nzazira ujugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Tukirengagiza impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyaha. Paulo abwira Timotheo aramubwira ngo kugeza aho nzazira inzaze kuza
ibintu byo gusoma warabishizemo umwete uzi usoma. Timoteo wumve, haleluya, arambwira ngo uzi usoma ijambo kugeza igihe nzazira nzasanga uri mu ijambo. Niki washizeho umwete? Bibiri avuga ngo ibyo umwuka akunda ngo nibyo kamere yanga, ngo ibyo kamere yanga nibyo umwuka akunda, kandi kamere ndizi. Soma ijambo ry'Imana, kamere ntibikunda, umwuka nica akunda, kuko nibyo kurya by'umwuka bizabitera umwuka gukura.